iyi nzu nsa n'uwayibonye muri video ya Kenny Solo, niba ariyo ntago mbizi. kamera cyagiye babaje abari kwa kundi wicaye hari iyo ubu kamera bari gusimbuka mo hari wayishyiraho nawe ukandika cyose ntari wagomeza ukatubwira nyine ushatse wanatanga nimero nyine z'abadukurikiye. Okay. Nimero yanjye rero ni 0788 22 7495. Ndi kumaze rekane gakamoto yongeye ushobora kwizira tu ukajya wereka nyine abantuze bawe abantu bagukurikira ku mbuga zawe ukajya ubereka nyine ariko ukereya nuzo se yaguhemba nk'iki channel bitangiye urumva njye mfite plan nuko nabijyamo fresh nshaka kujya nkoresha social media muri byatari no kuvuga ngo none uti njye uziko unasereka like unazabita benda nagwahembwa benda kubijyanye n'iki kuri TikTok mu Rwanda rwose niyo kwamamaza. TikTok mu Rwanda niyo kwamamaza. Njye numva ngo byo gukora live nyine byo nibamo amafaranga. Ama live yabamo amafaranga. Live ukuntu zibamo amafaranga. TikTok hari ikintu bita goro. Nyine nukuvuga ngo hari ahantu ba waseta inzu uri kuvuga ati ngewe
TikTok ahangaha urugero ndarugeraho nyine abantu kwa kundi bakaza bagakora like share ni ukuvuga ngo nyine iyo umuntu aje agapyondaho kwa kundi aragira abandi bamukurikira bahita babona ahantu ari babona hari rero bakajoininga iki live. Ese mfite account ya Nuza TikTok iraciritse maze kugira igihembo ariko mutangiye vuba. Ngushiremo hano ahanga hano sekretari ntabwo nambaye neza. Oya kwambara neza ntabwo ari byo bya mbere, ntabwo ari ibintu birenze. Urabona nk'umujeni wibere nka gutya wibera hano, urumva ushobora kujya ubakubitiraho content za buri munsi nyine ubereka uburyo hano haba hari ambiance za buri munsi, sibyo? Abantu ukajya ubahana contact zawe ku buryo nk'abantu bavuye nk'i Kigali ubafata amafoto, hari n'abantu baba bakeneye amavideo wajya kamera urayifite ni yawe, wajya ufata ugashyira kuri YouTube, ariko nyine nawe ukajya ubabwira insanganyamatsiko y'ibintu nyine ushaka gukora tu. Nk'ubwato ntabwo hano nubwo uri umukameramani ntabwo bivuze ko udakorana n'aba b'ubwato, ukajya ukabarangira nyine uburyo bw'iki, uburyo bwo batemberamo hano mu mazi n'uburyo bafatamo ifoto. Urabona mwiriya misozi yose iriya ukabagezayo, ukabageza nka iriya hajya hari abayita kuri gaze, iriya niyo muri Congo, neneho iyi ngiyi niyo mu Rwanda. Iriya ni gaze, byose nizo mu Rwanda, zose nizo mu Rwanda. yubatswe mbere iyi ngiyi ni nshyashya rero. Iyi ngiyi ya hano, iyi hirya uri kubona kugeza Brasserie. Ndi kubona harimo n'akandi hano hagati uri kugeza za Brasserie. hari izindi bari kubaka nshyashya zizatanga umusaruro urenze iyi ngiyi. Nwese ku bantu batabimenyereye, mbese ubwo bishatse kuvuga iki biriya bintu bubaka muri iyi? Izi ni gaze metane zindi zivoma gaze iri mu ndiba y'iki kiyaga cya Kivu. Kuko ubundi bavuga ko batazivomye igihe runaka myaka runaka zishobora kuba bazatera ikibazo. Byagenda neno bakuramo gaze bakayibika, hari ikintu ubwo nyine barayikoresha tu. Iyo gaze bakuramo n'ubundi barayikoresha. Ni ukuvuga ngo bibyara n'umusaruro, ntabwo ari ukuvuga ngo ni imbogamizi izabyagera ku baturage gusa, bivyo babyarira n'umusaruro. Ndumva ari igikorwa cyiza cyane. Hariya urabona hano umujyi wa Goma, Ville de Goma. Hano gutya katugaruye kamera tuzengurukije ahangaha gutya. Urabona ira Big Bro House, ira Kizu, immigration y'ibintu byinjira muri Congo byo mu Rwanda. Epfo gatoya urabona immigration, kwanza kira Kizu ni majerwa kinini. Urumva? Epfo hari immigration yo guteresha amomuka muri Congo. Byubatse kimwe immigration kuva muri iri mu Rwanda rw'u Rwanda uva muri Congo, iri mu gato ntabwo ibamenya mu biti. Ruguru hano gutya. Gasozi kariya kugera mu mujyi wa Goma. Bita Mogoma kariya akangaka gutya kari hagati. Bita Mogoma. Umusozi gasozi gafite utumbuki mu mujyi wa Goma. Igenda imisozi iri hirya ugera mu Sake, ukagira imisozi irenga hejuru bitazakaruba. Tambuka ukene za Minova. Cyo kikazagena za Bukavu cyo. Sha ndumva hasobanukiwe, ahubwo tugiye kujya tuza dutembereze, utujyane muri biriya bice byira hirya gutya hajya bahita za Brasserie, udutemberezeho naho. Ibintu bigiye kuba nka season mbese cyangwa kimwe bigiye kujya biza mu maseri. Utwereke nyine ahantu heza, ukanavugana nimero zawe rega izo bajya bagushakaho, nk'igihe nk'umuntu warebye iyi video ushaka kuza ku mazi utembera, wamubwira na nimero yawe. Nyine watangira. Namba yanjye 0788 22 74
9 bakagukurikira ku zihe mbuga nkoranyambaga? ni Edisky. Edisky. Ubwo abazagukenera nk'abantu baza ku mazi bakaba badabona nyine ntibabona abakameramani cyangwa se mo kimwe abafotogarafe, baguhamagara rwose ukabatembereza mu bwato ukabafotora buri kimwe cyose nta ribi. Kwa Nyirantsibura niho twirirwa ni karibu. Si uko ubibona? Uvuga ngo buno mu izi saha ko ngemuraga n'ibintu bakira gutyo ubu ngiye gufata iyi video, sibyo? Ndaza kuyikubita YouTube kandi ntabwo irabura views. Kimwe nuko iramutse ari amahirwe yanjye kuri njyewe, ngiye cyo nzi cyo YouTube ni nk'iki, ni amahirwe umuntu nyine cyangwa na location video isigana. Ubu iyi video ushobora kuyikubita kuri YouTube ikazana amamiliyoni n'amamiliyoni biri seri. Iyi video gutyo uyibona ishobora kumpindura ubuzima. ari ukubera igise buriya Nyine umva nkusobanurire, YouTube ntago ari ibintu byo gupanika ngo urashiramo ngo ibintu birenze nyine ngo nyine ngo ukoreshe imbaraga udafite cyangwa ukiremo umuhanga cyane, ngo ushiremo ubuhanga cyane, ahubwo content wowe urareba ukavuga ati abantuza banjye abakoze sub cyangwa kimwe mu bantu bavuga igifaransa bakoze sabone bakunda izihe content, ese ibyo ngiye kubaha ni ibi, sibyo? Ubwo rero nuvuga ngo ikintu bita content ntabwo ari ukuvuga ngo uragenda upanike ngo ukore ibitabaho, sibyo?